kanza wagira nta nubwo coga ndiko kwitana suja nitabira hirya ndikumva giye biri kuja byabiri kure cyane nakumva se witabye rero nizajya yitabiye ese wahishije ako biri hafi uzashobora aya ntacyo zara yakubye cyane yewe buriya rero ni ukuvuga ngo jewe nawe n'isi uzima kameze gute aryoshye jewe rero navuze ni rero umuntu waje ntabwo nabyemera kiza mu cyo nane navuze ni kamukora agasiripurize nuko nari navani ewana ntabwo kujya vuba musohokamo ndakanda niwe nakaguriye reka njyewe buriya reka ndabashimira cyane buriya ndi mu buzima bubi muramfata muranzana nanjye niyo mpamvu nanjye mwituraniye neza sibyo ko wa mukobwa wundi mbonaga nyine ari danje ariko nawe bizagira aho byemere njye nguhamagayeho niyo mpamvu ushaka ikintu kitagira disipurine waje kuja gukora iki hano kubera icyo uri kunyumviriza ndi kuvugana n'umugabo ese njye ndi kuvugira kuri telefone wanyumvira uno mayina rwora njyewe ntabwo ngushyaka genda ndi kuvugana na sheri kandi ntabwo nshaka kugira ngo wumve ibyo turi kuvugana ese wanyumvishije ibitumye nza hano none se urambaza iki nyine wowe ndakubaza iki urambaza iki nyine wahugutse se ngubaza mbaza nyine njye mbaza ndirede kugusubiza waje kutomora mukupe kuko akazi kakunaniye taha ikibazo si akazi ahubwo ikibazo ni uburyo witwara ku bantu ubona bikubereye nzambirukana se waramuzanye nza nkiyimumye ntabaye mbese ubundi wari n'ububahaye ijambo njyewe nta munwa mfite ku buryo ariko mana yanjye nimba barakuroza umunwa sinzi ibyawe umuntu wo kuba utareba ibyo uvuga ubibona uba ubibona n'amaso yawe